Ako numva kahane ko numva ariko kamberara. Kahane. Agenda kansubiza bujene tukajya tunabyinamo gake gake. Amazina yose meza na yawe nugira ikibazo yose yakwenza yakwita. Ako kahane rwose ujye ukanyita nanjye ntambuka mpingutse hari uje kunkingurira ninjiye muzo ntajye ukampamagara haryo vuze kandi. Kahane aho nkajya ninjira nkariya ubundi ninjira nzenguruka ndiko kabyinamo. Sibyo se? Urabikwiye. Nuko nukuri. Tero ndabona zunda amasaha simbona yigiye imberera. Amasaha ndabona yigiye imbere. Umuntu ajya gushaka tuteka hari ibirayi, hari amagi, tukareba karete nka kwereka ubundi tukareba ukuntu tubigenza. Sibyo? Nize uyu munsi ntabwo uri butahe byura turaba turi kumwe. Teko byibura twaganira kurushaho tukamenyana birenzeho. Yego, ntabwo ndi butahe rwose turi kumwe. Nta kintu gikwirukanza. Nta na gito kinyirukanza. Yawa umva. Ninjye utangiye guhirwa noneho harida. Menya yabe n'abarokore bajya bavuga ngo umuntu ngarasubijwe nanjye isengesho menya ari nsubijwe. Yego turi kumwe. Njye ubundi rwose nta kinyirukanza rwose turi kumwe uyu munsi wose. Urarenza aho ndi munsi ndakosha. None ubu kuri kwimana. Uri umwana mwiza pe. Rero impamvu nari nkubwiye kuriya ni impungengere umuntu aba afite nk'umuntu mukuru. Impungenge ziki? Urabona ari ikibazo mfite? Oya da ntacyo pe. Ntacyo baye humura rwose. Urumva? Rwose nta kibazo wisanzure. Sibyo? Mbega ubu umwanya tumaranye. N'ubyo numva ishinge ndankwakira muri ngewe. Hano hafite nkaho habaye iwawe rwose nta kibazo. Yego hani wanje. Nugira ikibazo ndisanzwe. Urambye ko kantu numva noneho karubiyana kanyinjiramo. Bana Yesu ugira neza. No kuri kw'Imana. Ahubwo tudatinze mu magambo katugene tuye kureba ko hari ikintu twashyira mu nda. Ndanisonzeye tugende. Nuko sha. Kirafata. Kalifatire hani wanje. Hause wowe ugiye uti? Ajya ku telefone gakeya nawe ugahita usohoka. Ushiko warumejejeyo neza. Ngo abasaza b'imvaye ntacyo bashoboye. Sharashoboye pe. Aweshinyagura. Barunyishe. None se usohotse uhunze se? Usohotse uhunze hari urugamba twari turimo. Ariko byari biryoshye byemeze neza kabisa. Umva nkubwire. Sibyo? Umva nkubwire. Siko nkubonye ngarutse hanga muri salo. Mbanje tuko twasubirayo. Oya se kandi oya pesha warunyisha wanyahagije byanyabye. Urumva nanjye nari maze iminsi. Niko uziko ukuntu ufite imvi yagira ngo urashaje we kandi uri agasore. Usanga share ikintu kirimo ra? Beginda we. Aza tugasubirayo sha. Oya shawo ya pe oya. Nari maze iminsi nta. Barunyahagije wanyahagije bihagije rekera. Wakuntu ufite imvi yagira ngo urashaje. Rega nari maze iminsi ndaho ngaburyo. Byihorere. Ko mbega umukobwa we. Uzi ko uko muri kuri kumwe n'umuntu ariko unamanuka zamuka. Andi ibintu noneho unkoreye ntagahuma mu mva yaba data we. Nanjye mbaye Mose amazi nda neza. Nawe nugakabisha hani wanje. Egere umva. Reka dusubire nge kuraho hamada. Nge kwibera nk'agafida. Oya ntarushye. Wakuntu ufite imvi yagira ngo ntabwo ushoboye kandi urakubiye. Reka. Aho kambe guhunze gato.
yashaka kumara iminsi siki. Ewe bankubwire. Reka nze mbanze ndaje nongere amugire icyo mubwiraga. Ngiye mubwira ijambo rishyashya wenda ari kuri bunyumve neza. Ndaje. Meze neza umeze utama. Ngwiruka kera. Tubona kera cyane wasanga haciyemo nk'ako umweru kamwe ngo ni kera. Niba wigiriye umusatsi gutyo. Waretse ngakoramo. Cyangwa ndaba nishe style. Urabuyisha. None se. Nisaba amakuru yawe. Urange ni meza. None se wari uhugiye mu biki? Minsi. Shaka akazi kaba karabaye kenshi umuntu akabura umwanya wo kuntu ariko nawe ndi mutima mubi ubahari. Akazi harya warambwiye ngo ukora ibijyanye n'iki? Bankumvise. Banagutapuje. Gutubu. Kuvuga ngo ibintu byose twaganiriye warabyibagiwe nanjye ntabyo mwibutse. Hajye nyumvira. Reka nanjye kubera akazi nyine hari igihe nibagirwa utuntu tumwe na tumwe ariko wowe ntabwo nakwibagirwa nanone. Kandi ari wagiye ibyo nkora ninjye utayiwe. Ukunda kugira utuntu no? Uduki? Cyo nako. None se. Ni sawa? Rero nashaka kubwira. Nandi twibaza impamvu bambwiye ngo ushaka gutsohokana ndikuva mfite amatsiko menshi nsubiza. Nshaka kubwira. I think I like you. You think? Okay. The truth. I like you. Urakoze. None ubwo? What? None se byari byose kandi? Kaburi declare. Ndihuse. Oya ntabwo wihusa. Ushaka gusanga wari warusoye wabyukaga. Sure. Gute? Neza nyine ushaka gusanga nanjye ku ruhande rwanjye narirara kwishimiye. Nicara nkibaza nk'umunsi uzabivuga. Numvaga nyine waratinze. Tutuma ndarana inkweto nawe. Kandi ariko kuri. Uravuze ngo narusoye wabyukaga. Dutangire ryari kandi ushaka ko dutangira ryari? Ibirenze ibi turahera aka kanya. Sure. Watsinga wakabizu ku kiganza. Nizi kiganza ko gato. Ugira isoni? Nzigize vuba ntabwo nsanzwe nzigize. Ufite n'intoki nziza disoni. Ubwo uraje. Biriseri bigira isoni? Izi itangiye kuza vuba. Sure. Kubera njyewe? Oya. Arimo kubesha. Biriseri nikunda umuntu umugirira isoni. Uzi ukuntu nari nzi ko uri umukobwa w'umunyembaraga utashobora kugira isoni. Niyo umuntu agira isoni ntabwo ari umunyembaraga. Nabyita ko ari intege nke za Luko. Nyanga nawe gatoya nitabino ko ndaje. Ntutinde. Très vite. Ça va. Fais-ça vite. Nous venons. Mais c'est niche. Quoi vous êtes?
ntabwo nsubu narabuze cyane sha cyane pe nahise sha ari umuntu naje kuvuga nawe mu bintu bijyanye n'akazi badusoje bye kuko bari bamuhamagaye bihuta aravuga ati ikagende sigara nganje nyine tundivuga ati reka mbe ngasoma ko nafitemo agacupa ntabwo ari kugenda ngasize nanjye hari umuntu twazanye hariya ko nari mavuye ngiye kwita kuri fone gato nkahita nkubona amakuru y'iminsi ni wa mushuti wawe wundi nigeze kuhasanga nawe umwe bita Peter umwe ufite imisatsi imeze ukuntu Madrid ariko ni boyfriend wawe by the way bisa nkaho bibaye vuba wayikize it's okay uratangiye nabirenze amakuru y'iminsi turaburanye wana wari umeze neza handi meze neza nta kibazo buretse gato ngo mukundanye vuba dukundanye vuba ahubwo ntabwo ndi gutinda hano kuko nari musize hariya nje kwitaba fone nuko mise nk'ubara nkavuga ati reka ndeke kugucaho can I get your hand please nshaka kubwira akantu gatoya si ngombwa ko ukambwira dufatanye it's okay don't mind nabirenze mumaze iki kingana gute mukundana ndikumva we uba interested yeah it's okay nabirenze umbwira tu twakundanye uyu munsi kubera iki man ko kimbana sorry so reka mubwire rero sibyo but I'm sorry for that nakunze ko mufite iyo gahunda maybe let me tell you ntabwo nubwo ati ko ndagukunda sibyo cyangwa naragukunze sibyo you know what I'm in love with someone warubizi aguze ikintu kibabaje mfite agahinda ka danje kubera kuba ndi mu rukundo rwanjye se okay. bikurikije agahinda kawe wapi agahinda mfite se umukobwa ko yatinze ara Shobora ko numva itari shaya njya kumureba kabisa uzi gukunda umuntu mwana afite undi muntu akunda birababaza ndabyumva pe ndabyumva ko bibabaza ariko oh my goodness this guy again Nikose ahangana waruje kwitabira telefone nitabye nuko nahise mubona nyine mwanza kumusuza nese subyuka ko namukubwiye ko twiganye ubu nsanze umusuza mufatanye ese ko bigize intambara nese ntabwo ari njye wari gusohokanye kuki uyisuza ahangana nese ko nari ikintu natse naje kumusuza kuda nsize kuri table hariya nguje gusuhuza umuntu uricaye usuhuza umuntu wicaye nabirenze neza cyane twariganye mbasuye ntabwo byabigire uretse gato ubu urumva aka kanya dukundanye wise wumva waba nka papa wanjye uzi n'ikindi amakuru regawe ndafite ya relationship zose zabanje nicyo abakobwa bakwangira ifuhe ryawe ibyo nkubwiye byose ubyise gufonga cyane rwose nesanga wabonye nasi cyo kunywa gusuhuza umuvandimwe uzi n'ikindi se ntabwo mbonye uri kumusuhuza ahubwo mubonye mufatanya akaboko gufatana intoki ze bivuze iki kuriya ntacyo bivuze ntacyo kumbi n'abantu mukundana ntabwo ubizera ubwo se twadukundana ibice utananyizera sikuza ndumewe ubu wari uri kumusuhuza mufatanye gutya waje ujyana ibintu ukacyamana ubundi ikintu cya mbere Imana ugomba kwiyubaha kubahisha n'umuntu muri kumwe
she's your girlfriend ndi yaramaze kumbwira ngo murakundana sibyo rero nta mpamvu yo gupanika ibintu bigeze kuri level mwana ibintu biroroshye turasubira nawe cyangwa urakomeza ubugumane nawe n'uyu mungu ndabona turanatandukana ahubwo niko bishaka bro ntugapanike ibintu mwana ibintu byose biba byoroshye no kumva ko man you know what reka mbareke turaza kuvugana kuri telefone sibyo aza kuvugisha mu manze mukemura ikibazo mufitanye ni by phone ngiye kuri telefone we talk gambye njyewe nta kintu mfite cyo kuvugana nawe icyo mbona ukeneye kwitekerezaho ukamenya n'icyo nawe ushaka nuko ugiye iyo giterwa inkingi mu bikari by'ibanga igicumbi cy'amarira n'ibyishimo ninde wamenye ibihishe umutima ubu iki gisaza kizi ko ndi hano kubw'urukundo pe reka ntabwo namwemera ariko n'isi tumaze aha ngaha ubundi ubu ngubu ari hehera iki gisaza ni n'igikire kabisa ariko nzayatwara tu amafaranga afite nzayarya gake gake nta ndwara rwo kwishima nzamusigira ntayazane sha ntayazane ubundi ebana mwereke umwana wa Kicukiro ko nta mikino igikira ariko pe Wewe ni sahani wanje. Sawa waramamagara. Ndiwe. Neza. Ni karibu. Sawa. Irungu ntiryakwishira? Irungu se? Ntabwo ari ryinshi. Yewe. Urugendo runsizemo imvune neza. Kumbi riri hano hanze aha. Ni ikibazo gikomeye. Nari nakwikumburiye. Urumbuye se? Nakumbuye. Niba nari narabuze ubundi. Niba nari narabuze rwose sinzi ahantu. None se ya gahunda yo kugurisha yagenze neza? Gahunda rero buretse turaza kuyivuga naho dure ndarushye. Mfite n'umunaniro. Mushaka no kuba ndohotseho. Turaza kuyivuga naho. Hani sawa rero naguteguriye amazi muri douche wajya koga. Wumva indyo nari narabuze kuko. N'ameza arateguye. Ubundi iyi ni indyo nari ngiye kujya ndyama sinzire. Niye ntazongera kurota banyirukankana hari n'imijugujugu ngiye kujya ndota neza undi iruhande hari. Ngajya kwitunganya cyo koga ubundi ugaruka umeze neza waruhutse. Ariko nawe nezere ko wari umeze neza. Meze neza. Ubu ngubu irungu n'igihe ari kumereye nabi bikwishe. Oya hani mba ndi muri telefone nifata uduselfie kuri TikTok ahantu hose mba nta rungu mba mfite. Mba ndi kureba utuntu twose. Ariko buri gihe ubusa neza wawaka. Umeze neza rwose. Sifite sherisi uri kunyitaho nta kibazo ujya kugira ngo ngese nari mfite impungenge sinari mukumbuye. Mfite impungenge numvaga rwose. Buri uko nsohotse igipangu mpita nkukumbura nsohotse igipangu. Nibyo. Yewe nanjye mba nagukumbuye nabuze uko mbigenza. Uyu munsi nanaguhamagaye bo telefone ndayibura. Ni yamarezo hari cyangwa sinzi uko byari byagenze. Yandesha. Chokaraba. Undi si uwagisaka.
kandi sake ndebe kwizi miliyoni cyazisanye. Ko nabwo ndanibutse. Hari ibintu by'imitungo byinshi byiwe nabonye ahangaha bihari. Kamamagara umujama wanjye nzi ko muragura ukuntu turi bubigenze nijoro cyasinziriye. Allo? James bibiti? Umva isi gisaza cyatashye ya gahunda dufitanye urayibuka se? Umva ngiye kukigusha neza ubundi saa 6 z'ijoro. Man, mwe muhageze deal yacu ubundi irangire. Abantu imiryango irabirangaye kabisa nimugira ikibazo. Okay. Deal ni deal abantu kiraba cyagonye byahataye nugira ikibazo. Umva James, umva mubwire. Hano muri uru rugo abantu hari imiboro ya danje y'agaciro umva kabisa tebuka uyu munsi noneho ni kiraka gishyushye. Izi boro ntago zancika ngwino kabisa ubu hasesekaye nyine araba yaguwe neza aryamye yasinziriye azingwa ibintu ni amahoro sha. Sawa naribi. Okay, gahunda ni gahunda. Nabikoze. Imutima, imutima.